turi abatambyi, turi ibikomangoma. Ni ikihe gikomangoma kijya kwireba? Ubwoko bwanjye burimbuwe no kutamenya. Ubu rero njyewe izi nyigisho zirafata bake, ntabwo nizeye ko mwese muzitaha, ariko abazazi zirabafasha. Haleluya, haleluya. Ahantu twasengeraga Kigali Palace twabaga turi abantu 7 n'abaririmbyi babariyemo, sikora noneho Imana ikavuga, reka tugahita bana banjye ndabaguye mugiye kuba benshi. Tukareba ku cyumweru twaba tuti noneho baba Imana yavuze baza hasi, tugategereza n'abandi 7 bakaza bane. Vuga Imana wa uyu muntu ni umunyabinyo, Imana ivuga iti ndabatabaye none ndigira iki bikoraho. Kumva Imana iradutegereje kugira ngo tujye kugura ikibanza Nyarugugu. Inzara cyangwa no gukora, tugahinga, tukagenda twororoka, tukagenda tuzamuka, tugahinduka bakomeye, tukaba ibikomangoma. Ngo abanyirukane nibo bagarutse ngo dukorane isezerano. Twamenye ko Imana igisubizo cyo gusuzugura, igisubizo cyo kuvuga ko wavangiwe, igisubizo cyo kuvuga ko uri umukene ni kimwe: gusenga no gukora. Usanga dutakaza umuntu ucuruza akanyanga neza afite kuraje, Imana ntijya yisubira. Yaravuze ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko ukora iki ku masezerano yawe. Sohoka Tamari we, va mu binyoma by'abantu, va mu bantu bakurereka. Waba ufite ibibazo ukaryama saa 3 ukabyuka saa 12. Umuntu ufite ibibazo aryama nka wakireka gutumiza. Waba wabuze icyo ugaburira abana ukarya. Icyo wanditse hari imitekerereze ibiri: imitekerereze yo mu butayu n'imitekerereze y'i Kanani. Aho niho nsoreje. Imitekerereze yo mu butayu ni abantu bari barindiriye imigati, ni abantu bari barindiriye inyama, ni abantu bariraga Imana ikabaha ibyo kurya, nta kintu babikoragaho. Ariko imitekerereze y'i Kanani bimuraga Abanaki. Muri ubwo bukwe harimo abasiribateri benshi batetuye umukobwa ukomeza gufungura fanta n'uwa tiyitwa Soso. Mugerageze mwimenyekanishe.
imbere y'Imana si y'idini. Uyobora uko ushaka. Wabona uyu musore tukitare. Ivugabutumwa, gukora ibikorwa bitandukanye, twizera ibyanditswe byera, mbere mu itangira ukagera mu byahishuwe. Twizera ko Yesu yaje akavuka, agakura, agapfa, akazuka, akajya mu ijuru, kandi twemera yuko azagaruka agatwara itorero. Haleluya. Rero niba uri umushyitsi ariko bwa mbere dusuye muri minisiteri yacu, nagira ngo uzamure ukuboko kwawe. Abaporotokole bacu bashyikiriza abantu udupapuro kandi babaha na bike zo kwandikaho, kuko hari ubwo umuntu agapapuro nta bike akakagusubiza. Mukomeze muzamure ibiganza kandi muhaguruke tubabone. Turabashimiye nakuramukanya uyu munsi, murabizi icyorezo dufite, nagira ngo buri muntu yihobere. Turabashimiye mu izina rya Yesu. Niba mufite aho musengera muzagende mubadusuhurize, niba mutahafite iyo ntebe tuyibahayemo kado ku cyumweru muzagaruke. Imana ibahe umugisha n'imyicarire, mugire aderesi zanyu. Haleluya. Icya kabiri, dufite amahugurwa y'abakozi b'Imana, abashumba, abavugabutumwa ndetse n'abandi bafite inshingano z'umurimo w'Imana. Rero amahugurwa yacu azatangira ejo saa 2 kugera saa 6. Nagira ngo nibutse abantu bafite inshingano muri minisitiri yacu kugira ngo ejo nimuzabone n'undi muntu uzi neza ko ari umukozi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ariko twaranditse kuko abashyitsi bacu batugahaye umubare utarengwa. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana yatugiriye neza, yaduhaye abazungu bazaza kuduhugura bavuye muri Amerika. Abashyitsi bacu bahageze iri joro. Ubwo umuntu yaravuze ngo mu gihugu cy'amahanga aravuga ati abantu bumvurira imivugo ejo nimuzaze kwiga. Abatakumva barazi. Natwe dukurikije ahantu twavuye uyu munsi, ejo tukakira abantu from US. Ni inzira ndende. Haleluya. Kura ku cyavu. Imana irinda ijambo yavuze ikarisohoza. Haleluya. Rero turashima Imana yuko abo bashyitsi bageze hano amahoro. Byari ibintu bigoranye kubera iyi ndwara yateye, ariko turashima ko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Murasabwa ikirere kuba abantu bari smart. Icya kabiri, kwisobanukirwa. Umuzungu nawe afite ibibazo nk'ibifite. Ntuzarebe uruhungu umutekerereze tubungubu ngo naje n'iyi myenda nambaye niyo natiye. Umuzungu ntabwo yabizi. Yesu ashimwe cyane. Ndasobanukiwe ko umuntu uwo ari we wese afite ikibazo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero tuzakora amahugurwa y'iminsi 2, kuwa mbere no kuwa kabiri saa 2 saa 6. Kuwa mbere saa 2 saa 6, kuwa kabiri. Nyuma yaho umuntu wese azajya mu nshingano ze. Rero Imana ibaha umugisha cyane. Haleluya. Ikindi, tugira imiryango 12. Abantu rero tukaba tubakangurira abo muri minisiteri n'abandi bifuza kubana natwe badukunda. Ni ukuri nta kintu tuzakumarira utaba mu muryango. Ugomba kugira ahantu ubarizwa. Tugira imiryango 12 uhereye kuri Rubeni ukagera kuri Benjamin, abana ba Yakobo. Yesu ashimwe cyane. Twasobanukiye ko itorero ari umuryango. Tuva mu muryango aho tuvuka mu maraso, tukinjira mu muryango aho tuvuka mu mwuka. Rero abantu bumva bashaka kujya mu miryango, bumva nta miryango bagira. Harimo n'abandi batomboye imiryango ariko bazi nomero gusa. Umuntu udufilime ibyo ngibyo ntabifilime. Nitangira kwigisha nibwo ari mu filime. Yesu ashimwe cyane. Haleluya.
ako kari agaciro. Yesu ashimwe. Abantu bumva bashaka kujya muri famiye batagira umuryango, hari abazi nomero gusa, ugenda atomboye gatatu, ntuzi umubyeyi, ntuzi ikintu na kimwe. Hari abatazi ababyeyi babo, hari abatari bajyamo. Mwese muzamura amaboko n'ikintu mbibwire. Abashaka kuza mu miryango muzamure cyane. Aha, mwazamure, reka mujye muzamura nta kibazo. Aha, mwese muzamuye. Amateraniro narangira, mwicara inyuma, ndabereka umuntu uri bubafashe. Murabyumva? Tubahe imiryango, hanyuma n'abafite ikibazo cy'uko ababyeyi babo batabazi bayoboye iyo miryango 12 nabo turabafasha kugira ngo bakomeze kubana n'ababyeyi babo. Imana ibahe umugisha. Ku cyumweru dusenga saa 2 kugera saa 4. Imibyizi twayikuyeho dusenga online. Impamvu ukwiye kwiyandikisha ukaba ufite ka WhatsApp ni inyungu yo kuba mu mujyi. Uzajya ukurikirana amateraniro witekeye ibijumba. Urakanda gusa ugakurikirana. Niyo mpamvu rero dushaka ngo mujye mu miryango kugira ngo mujye mumenya gahunda za ministeri, kugira ngo mumenye gahunda. Duterana ku wa kabiri saa 2 kugera saa 3 z'ijoro, ku wa kane saa 2 z'ijoro kugera saa 4. Jya mu muryango kugira ngo umenye gahunda zihari. Imana ibaho umugisha. Haleluya. Ukwezi kwa 10 ni ukwezi Imana yatubwiye ngo ni ukwezi kwa oda. Luka 9:12 na 13. Hagira umuntu hadusomera. Narababwiye ngo hari ibintu bine tuzakora muri uku kwezi kwa 10. Umubare 10 usobanura ibintu biri kuri gahunda. Niyo mpamvu Imana yahaye Abisirayeli amategeko 10 oda, gushyira ibintu ku murongo. Musomyi wacu adusomere Luka 9:12 na 13. Reka dusome izina rya Yesu. Kuri 12 baravuga ngo nuko umunsi ukuze aba12 baramwegera bati, sezerera abantu ngo bajye mu birorero no mu ngo biri hafi, bacumbike babone ibyo kurya, kuko aho turi ari mu daturwa, ari mu kidaturwa. Umurongo wa 13 arababwira ati, muba rimwe mu bagaburira. Bati, dusigaranye imitsima 5 n'ifi 2, keretse twagenda tukagurira aba bantu bose ibyo kurya. Kuri 14 honyine, 13 gusa. Haleluya. Iyi niyo teme tuzagenderamo muri uku kwezi kwa 10. Ikintu cya mbere ari ugusenga. Ababigishwa babwiye Yesu ikibazo gihari. Barabwira bati n'ukuri abantu buzuye ariko dufite ikibazo cy'inzara. Haleluya. Ikintu cya mbere tuzakora ni ugusenga. Amasengesho adufasha iki? Adufasha gusobanura neza ikibazo dufite tukagisobanurira Imana. Haleluya. Iyo ni intambwe ya mbere abigishwa ba Yesu bakoze. Bashoboye kumusobanurira ikibazo bafite muri ako kanya. Icya kabiri bakoze. Haleluya. Yesu yarababwiye ngo hari abantu bashonje, ni mu bagaburire kugira icyo ubikoraho. Yesu ashimwe cyane. Ibintu bine tuzagenderaho kuno kwezi. Cya mbere ni ugusenga, cya kabiri ni ukugira icyo ukora ku masezerano Imana yakuvuzeho, cya gatatu ni ukumvira Imana, icya kane ni ugukorera abandi. Njyewe uyu munsi ndifuza kubaganiriza ku ngingo ya kabiri, kugira icyo ukora ku masezerano Imana yavuganye nawe. Tubisubiremo, kugira icyo ukora ku masezerano. Abantu benshi iyo Imana ibasezeranyije, ndetse dushaka n'abahanuzi kugira ngo batubwire icyo Imana ivuga, tukabyina, tugaceza, tukabira icyuya, tukanywa amazi. Imana yagize ite? Yaravuze. Tukajya tuyihumuriza. Imvugo yiwe ni ihame, tegereza umusigiza. Ubwari Yesu wabivuze bizoshika. Umugabo umunyakuri, ibihamya birahari.
ndashaka abasomyi babiri bihuta. Undi arasomera Itangiriro 26, Abefeso 3:20. Undi asomere Itangiriro 26 umurongo wa 1 kugera kuri 5. Hanyuma aze no gusimbuka asome 12 kugera kuri 15. Abefeso 3:20. Haravuga ngo nukibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, nukibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, ndetse n'ibyo twibwira byose kuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Ako kantu ndetse n'ibyo twibwira, imbaraga zayo zigira ziti, ibyo twibwira byose kuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Urumva ko Imana ikorana nawe bijyanye n'imbaraga zikurimo, bijyanye n'icyizere uyifitiye, bijyanye n'uko hari icyo ukora. Niba ujya ufashwa ujya uvuga amen. Haleluya. Ntabwo Imana igipfa gukora, ahubwo ireba imbaraga zayo ziri muri wowe. Itangiriro 26 umurongo wa 1 n'uwa 5, dusimbuke tujye 12 na 15. Tudusomere vuba. Aravuga ngo indi nzara itera muri icyo gihugu itari iyateraga mbere. Aburahamu akiriho. Isaka ajya i Gerari kwa Abimeleki, umwami w'Abafilisitiya. 5. Kuko Aburahamu yanyumviraga akitondera ibyo namwihanangirije n'ibyo nategetse, n'amategeko yanjye nandikishije n'ayo navuze. Simbuke 12 na kugera kuri 15. Isaka abiba muri icyo gihugu. Muri uwo mwaka yeza ibirutaho inshuro 100. Uwiteka amuha umugisha. Uwo mugabo aba umukire, agenda arushaho ageza aho yabereye umukire cyane. 15. Amariba yose abagaragu 15 n'ugeze. Amariba yose abagaragu ba se bafukuye, Aburahamu se akiriho, Abafilisitiya bari bayashibishije ibitaka. Abimeleki abwira Isaka ati, genda 15 ruga. Niyo nari nsoje. Amariba yose abagaragu ba se bafukuye, Aburahamu se akiriho, Abafilisitiya bari bayashibishije ibitaka. Niho 15 garukira. Imana iguhe umugisha. Amen. Haleluya. Niza ibitekerezo iminota mike. Abantu benshi bahawe amasezerano n'Imana, kandi Imana ntijibesha pe. Ibyo yavuze no kubikora izagira ite? Izabikora. Ariko Imana igira uruhare mu buzima bwacu, ikubwira amasezerano, ikagusigira umwanya wo kuyatekerezaho no kwiga ukuntu uzayageraho. Mu yandi magambo, amasengesho, Yesu ashimwe cyane, ntabwo ariyo yasohoza isezerano ry'Imana. Amasengesho menshi, kwitabira gahunda z'itorero igihe kinini, kwitabira ibyumba, kwitabira ibintu byinshi, Yesu ashimwe cyane. Yego nubwo ari byiza, ariko hari ikirenzeho kugira icyo ukora. Isaka yatewe n'inzara, Imana iramubwira ngo iyi nzara yaje igihe cyazo. Inzara isobanura iki? Ibibazo duhura nabyo ubuzima bwa buri munsi, ibibazo bidutera. Iyo ibibazo bije ku buzima bwacu, ntabwo ni ukuri biba bije kutwica. Ni ibintu bibiri: icyambere kutwigisha, icya kabiri kubona icyubahiro cy'Imana bici muri icyo kibazo. Iramubwira ngo rero wowe ntukemure ikibazo nka so. Inzara ntikemurwa no guhunga, kuko urimo gupuraninga guhunga ngo ujye muri Egiputa nk'aho so yahungiye. Oya, inzara ikemurwa no gufata isuku ugahinga. Bwira umuntu utegere gufata isuku. Dore abarokore rero beza baravuga ati icyo yanditse yagize iti, mwami ndategereje gusingira icyo. Haleluya. Oh, haleluya. Ariko basobanukiwe imvugo y'Imana baribaza ngo iyi nzu Imana imbwiye nzayigeraho ne? Uyu mugore Imana imbwiye mu rugo rw'umugisha, reka ntere intambwe mbanze ashaka ubushobozi, noneho nzajya gufiyansa navuga ngo nutemera Imana urapfa. Kuko hari ukuntu baterwa ngo n'Imana yakunyeretse, nutabyemera uragira ute?
inkuba iragukubita. Abanyagoba bitwikiriza Imana, abakozi bitwikiriza ibyo bakoze. Haleluya! Imana yabwiye Abisirayeli kuva gatatu ngo mbajyanye mu gihugu cy'amata. Wari ku icyo gihugu nigutekereza ko kiri vivi, kiratuwe. Inshingano zanyu mwebwe Abisirayeli ni ukwimura abami bagituyemo, mukimura Abanyakanani gituwemo n'amoko arindwi, muzayakuremo mubone kubaka. Muzagira icyo mukora nubwo mbahaye igihugu. Ntabwo ari igihugu kimeze nka microwave, ntabwo iby'Imana biza ku iparato, birakorerwa. Aro ugiye gusenga, reka rero muhe icyifuzo. Uyibwira uti umugabo ko atinze wa imyaka kwirangiye, ubwo ukubwira telemusi yuzuye igikomere imbere n'umugati yaguze muri karitsiye yashyizemo na voka, maze akajya avuga icyo yanditse. Yagize iti ndagutegereje Mana we, si wowe uzakorwa n'isoni. Imana nayo ikavuga iti ndagutegereje kugira icyo ukora kuri icyo kibazo. Impamvu amasezerano adakora ni uko twebwe turabane. Maze tukaza aha mu materaniro, dore nambaye ubusa. Yakwigi uzambara ubusa mu kwa mbere, wambara ubusa mu kwa kabiri, wambara ubusa mu kwa gatanu, wambara ubusa mu kwa munani, tugeze mu kwa 10 uzambara ryari? Uzakora ryari? Bizarikemurwa no guhinga. Basezerano turayakorera, tuporovoka Imana. Uraho Imana yakubwiye inzu nziza, ubu abanyamwuka ntibanyikiriza kubera ko bagiye mu ijuru akanya gato tukazana tuzajya mu mwuka rimwe tube twarigezemo, tukadiha, tukabyina, tukabira icyuya, tukarambarana bakaduterura. Turi abake. Abanyamwuka nibo batajya bakoresha abana ndavuga. Abana banjye bazigishwa n'Uwiteka. Haleluya! Mana waravuze ngo abana banjye bazigishwa. Erega nimubisubiremo kuko muyamwivuga. Abana banjye bazigishwa. Ntuzi ikigo umwana wawe yigaho, ntuzi umwarimu, ntumukurikirana, ntuzi uko yitwa. Wenda umwana wawe ntiyiga, azana ibitabo, agenda akajya inyuma y'ishuri, hanyuma agataha saa 6. Mwana wawe wariye si mvungure ku ishuri? Ndabona ushishe, nta mwarimu, ntuzi na Minerva. Maze ukajya ayigitare saa 9 z'ijoro, mu gihe abandi babyuka basenga banatekereza uko bazatunga urugo, banatekereza abana bazabyara n'uburyo bazabarera. Nawe ukabyuka dore nambaye ubusa. Ndakwigizu Imana ikamuti uyu mugabo wambaye ubusa, umugore uhanura amasaha 28, nta gucuruza dodo, njye nzahera. Yesu arababwira ngo mufite iki? Ngo dufite amafi 2 n'imigati ngana. Imana itubura icyo wazaye, igituburira gusa. Muri abanyamwuka njye ndi wowe rero. Imana yaranyemereye peri najya kwiga amategeko. Njye ndi wowe namenya agaciro k'ikibanza, namenya amakuru nkayazanira Imana, kubera yuko Imana igira ikiheraho. Uzajya mu mahanga jya kwitoza kwiga indimi, nubwo amahirwe yabuze ya sogonderi nta kibazo, ariko umuntu yakwiga amezi 3 hakiga ururimi akazirwana. Ururimi mpamvu turwiga ni isi yacu ni isi ya business. Nuhura n'umushinwa uzamenya kuvugana nawe, umusobanurira ikibazo cyawe neza. Mu nzu y'Imana saho tuza kubyina gusa tugategereza Yesu. Yesu ari muri twe. Ijuru turirimo. Umunsi wakiriye Yesu
niwo munsi winjiye mu ijuru. Mwitura mu mutima uciye bugufi, yitwa Emmanuel, Imana ituye muri twe. Ubu rero Irenza aragirukana mu nzu, none pasiteri tukora iki? Tese inzu uyishyura ngana? Nyishyura 15,000. Hari uko Imana yagukoraho pe. Uzi ko amasengesho Imana itajya yumva, kuko Imana nikorana n'abanebwe. Imigani 6 ngo wamunyabute uzasinzira ugeze ryari? Abanyamuka niba utarangira akazi se warize oya, Imana yarampamagaye irambwira ndeka kwiga. Aha imaze kukubwira ngo reka kwiga, yakubwiye kuzabaho ute? Si ubushake bwayo se izambuka. Uti se ko nari muboneye akazi ko kuba kekeso kirite wagakora n'izina rye. Turabatangi, turi ibikomangoma. Ni ikihe gikomangoma kijya kwireba? Ubwoko bwanjye burimbuwe no kutamenya. Ubu rero njyewe izi nyigisho zirafata bake, ntabwo nizeye ko mwese muzitaha, ariko abo zazi zirabafasha. Haleluya, haleluya. Ahantu twasengeraga Kigali Palace twabaga turi abantu 7 n'abaririmbyi babariyemo, sikora noneho Imana ikavuga, reka tugahita bana banjye ndabaguye mugiye kuba benshi. Tukareba ku cyumweru twaba tuti noneho baba Imana yavuze bazazi, tugategereza n'abandi 7 bakaza bana vuga Imana wa uyu muntu ni umunyabinyo. Imana ivuga iti ndabatabaye, none ndigira iki bikoraho? Kumva Imana iradutegereje kugira ngo tujye kugura ikibanza i Nyarugunga. Inzara ikemurwa no gukora, tugahinga, tukagenda twororoka, tukagenda tuzamuka, tugahinduka bakomeye, tukaba ibikomangoma. Ngo abanyirukane nibo bagarutse ngo dukorane isezerano. Twamenye ko Imana igisubizo cyo gusuzugura, igisubizo cyo kuvuga ko wavangiwe, igisubizo cyo kuvuga ko uri umukene ni kimwe: gusenga no gukora. Usanga dutakaza umwuka wera. Imana itangiramo umugisha ni amaboko, imirimo. Imana kuko ari Imana itanga umugisha mu mujyi no mu cyaro, ntabwo irobanura kuto. Umuntu ucuruza akanyanga neza afite kuraje, Imana ntijya yisubira. Yaravuze ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Ukora iki ku masezerano yawe? Sohoka Tamari we, va mu binyoma by'abantu, va mu bantu bakurereka. Waba ufite ibibazo ukaryama saa 3 ukabyuka saa 12. Umuntu ufite ibibazo aryama nka wacyureka gutumiza. Waba wabuze icyo ugaburira abana ukarya. Icyo wanditse ntiwivuguruza. Yego koko, ariko kondisiyo tugire mindset. Hari imitekerereze ibiri: imitekerereze yo mu butayu n'imitekerereze y'i Kanani. Aho niho nsoreje. Imitekerereze yo mu butayu ni abantu bari barindiriye imigati, ni abantu bari barindiriye inyama, ni abantu bariraga Imana ikabaha ibyo kurya, nta kintu babikoragaho. Ariko imitekerereze y'i Kanani bimuraga Abanaki, bimuraga Abanyakanani, bimuraga Abahevi, barwanaga n'abami bakomeye. Icyo gihugu bakirwana bakagituramo. Iki nicyo gihe tugezemo, duhabwa amasezerano tukagira icyo tuyakoraho. Imana yambwiye rero yuko uburandeba ubu Imana yarambwiye ko nzarongorwa n'umuzungu. Nta ntabwo tubone gusa uzi Ikinyarwanda kuva itariki ya mbere kugeza 31. Niba Imana yaravuze ko uzarongorwa n'umuzungu, gira icyo ubikoraho. Jya kwiga indimi kugira ngo fiyansa izagende neza udafite umusemuzi. Hari umuntu unyumva? Haleluya.
wasanga uwo musemuza amucomoye akamujyana kandi ari wowe wamugize ute wamwijyanye. Ni ukuri Vero, simvuze ko ari wowe Vero, genda umubwire ko ufite navukiye i Nyanza. Vero agasobanurira umuzungu Mariyoti tuvuga umurebe ubu yavukiye he i Nyanza, mubwira uti mfite 30 kandi nategereje Imana. Bigasoza umusemuza avuganye nawe neza, uyu muntu uko mujyanye, kuko buri gihe hari ikintu mwiyibagiza cyangwa muranakiza. Nta muntu ujya ubana n'umuntu nta nyungu amufitemo. Ibyo ntibibaho. Avuga ati maze uyu muntu uzagera kumwigisha, dore nta ntabwo tumubone ngazi. Umuntu wasobanura ko yavutse i Nyanza, ubu se tuzagera i Kanombe dute? Indege nivuga ngo wambara umukandara azamenye ko wambara. Ndabona ari stress nishakiye. Reka mfate tuwo ufite ingano 37 ati nta nubwo warengeje 7 ariko ni muri ufite ururimi ngwino tugende. Maze rero kuko nta kintu wakoze ku masezerano yawe ukwiye kumumanura nk'umurimo, ntazabyare, ndamwubitse, ndamwunamuye, ndamuhumishije. Yesu ashimwe. Hari umuntu unyumva? Imana yaguhaye isezerano ryo gukomera ku kazi, waduka saa 3 n'igice, mwaramutse neza, mwaramutse niwe wanyuma. Yewe Imana ibaha umugisha, ni kujya mu biro bya buri muntu abaje kane. Imana ibaha umugisha waje. Ese padiri ubu wahageze ryari wa? Ngiye mbanza kwerekwa ngasengera u Rwanda, ariko ngiye ngo mudasenga. Imana ibaha umugisha. Imana yabwira uyu munsi nzenguruke mu biro byanyu mwese mbaye Imana ibaha umugisha. Ubwira ari ku kazi yazindutse kandi ngo ufite isezerano ryo kugira gute ryo kuzayobora ikigo. Ikigo bazagiha umuntu ukeze cyangwa bazagiha umukozi, ugasaba koje iminsi. Niko bana ntiwavuze ngo nzayobora kiriya kigo? None se buri ari muzi impamvu Imana itakirema? Kurema yabisigiye umuntu. Yaremye iminsi 7 iraruhuka, iminsi 6 wa karindwi ifata kongera bango nimugende mukore ibyo nagomba kugira gute. Ahantu soreza Abami ba 2 ibice 3 umurongo wa 16 kugeza kuri 20. Sinshaka kuhasoma muhatahana. Ni igihe abamo babo bateye Abisirayeli. Yehoshafati umwami w'Abayuda n'Ahabu umwami w'Abisirayeli bagira ikibazo cy'uko abantu bari bishwe n'inzara kuko hari haragoswe. Bajya gushaka umuhanuzi Elisa. Elisa arabahanurira, arababwira ati hejuru y'izo ntambara mufite hari ikintu mwazikoraho, nimugende muce impavu. Impavu murayumva? Matarasi y'indinganire. Abanyamwuka muri hano, abanyamwuka muranyumva? Ni ukuri izi nyigisho ntibanavuga n'imvugo y'Imana. Ubu narangije. Bwira umuntu ukwegera tugira icyo ukora ku masezerano yawe. Yesu arababwira ngo aba ari mwe mubagaburira, aba ari mwe mugira icyo mukora. Erega nta kintu bitwara kuba imyaka igiye kwitera ka makeup ugataha ubukwe. You never know. Ubwo bukwe wenda wabona amafiyazi ukanasereva. Ntukajya ujya mu kirori mutahe nta kintu ukoze kandi ugomba kwimenyekanisha. Sohoka mu murwa w'ubwoba. Ntukajya ujya mu nama gutahe nta nshingano baguhaye. Wamenya ari biki? Wamenya uzatabarirwa he? Umanika ukuboko uti nagira ngo nanjye mu mpakazi bati kugira ngo usohoke mu nzu Tamari we, sohoka mu nzu y'umupfakazi, injira wambaye imyambaro y'abanesheje, akira ibitekerezo byo gutera imbere. Haleluya, inshingano baguhaye uzikore nk'umuntu uzapfa ejo. Uranyumva? Bavuge ngo se hari undi muntu twabona muri ubwo bukwe harimo abasiribateri benshi batetuye mukobwa ukomeza gufungura fanta n'uwa tiyitwa Soso. Mugerageze mwimenyekanishe, nimugaragare. Imana yaguha platform hano ntuyikoreshe. Ntabwo nabura umugabo kuri aka gatumba ntibyashoboka. Nagerageza uko ushoboye
nkambarira ku gihe, nkahagerera igihe, gahunda za minisiteri nkazibonekamo. Nimuburira pasiteri azamundanya bitewe n'uko Yesu ashimwe. Ese hari umuntu unyumva? Nimuburira hano umushumba azamundangira bitewe n'uko adashaka kuntakaza, andangira uwa mugufi. Tamari we sohoka, kuko ugomba kubyara impanga, ntabwo uzapfa utabyaye. Ntabwo amasezerano yawe azuzura, kandi amasezerano yuzura ku bantu bariho. Muve rero mu masengesho ya koveze, hariho na rosimbe bisoma, ndagira nka isengere nawe. Irukana abadayimoni b'iwawe, gira icyo ukora kuri ibyo bibazo. Muve mu bunebwe, muve mu byifuzo bipfuye, mugire icyo mukora, mugire icyo muhindura. Saa 4:00 ndarangije, ariko aratubwiye wa imbere yicariye yari akitwigaho. Ubu nibwo mugiye gutahuka. Impamvu tugeze saa 4 ni ugutaha kugira ngo ubu igihe cy'ihinga cyarageze. Abajya kurima murime, abatera mutere, abasura abantu mu basure. Mutekereze icyumweru, mugire gahunda y'icyumweru. Ntabwo bagiye baduha n'iminota yo kugirira Imana wabo, tukabyina maze ubona kuva araruhutse. Kubyinira mu bukene, ubu bukene dufite tugomba kugira icyo tubukora. Cy'igisuzuguro kituri tugomba kugira icyo tugikora, kuko Imana irabyemera. Kugira ngo ubirambirwe ugire icyo ubikoraho. Muhaguruke dusenge. Yambwiye ko ntacyo zaba turi kumwe nayo imisozi, imisozi yakurwayo Imana idahinduka. vuga ngo Mwami Yesu, iki gitondo ubuzima bwanjye burahindutse. Ntabwo uzongera kuba indorerezi y'ibyo wambwiye. Hari ikintu ugiye gukora ku buzima bwanjye. Ndakangutse, ndahagurutse, ndasohotse mu masezerano wambwiye yose. Ngiye kugira icyo mbikora. Urakoze kuko ubikoze. Umpa imbaraga zo kugira icyo nkora. Amasezerano yose wambwiye azasohora. Mporanye nawe, abazengurutse bose bazabona icyubahiro cy'Imana biciye muri jye. Urakoze none n'iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha. Mwicare. Bwira umuntu ukwegera uti gira icyo ukora kuri ibyo bibazo. Ntuzongere gutanga ibyifuzo.